Ndagushimiye mwene data, turi mu gihe cyiza cy'amasengesho meza akomeye y'amarembo 12. Turimo turasenga. Yesu yambwiye ngo agiye gufunga amarembo 12 Satani yafunze. Inshuti yanjye mwene data, ndagusuhuje, ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimiye kuko ukiri amahoro, izina ry'Uwiteka Imana ndirihimbazwe cyane. Turashima Imana kuko yakurinze, ikakurengera, ikabana nawe. Hari byinshi byagombaga kuguhitana, kandi Imana igenda ikurengera, Imana igenda ibana nawe, Imana igenda ikugirira neza. Izina ry'Uwiteka Imana ndihabwe icyubahiro. Rero ndagushimiye cyane, kandi ndakusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe, ikiganza cy'Imana kikubonekeho. Mwarakoze kudushimira mwebwe muri kubana natwe mu aya masengesho meza y'imbaraga y'amarembo 12 Yesu agiye gufunga, ubutazongera kubyuka ku buzima bw'abantu bizera. Na ijambo ry'ubuhanuzi rikugenewe. Tumaze iminsi turi gusenga, ariko tugeze ku munsi wa kabiri, n'ubundi tugiye kuvuga ku irembo rya kabiri Yesu agiye gufunga ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Abambere batubanjirije bakunda kuvuga ko umuntu akwiriye kubana n'Imana ubuziraherezo. Rero muri uyu murimo, nubwo duhura n'ibicantege, tugahura n'ibikomeye, tugahura n'ibitubabaza, ariko njya nkunda kubwira abakozi b'Imana n'abadukunda, nkababwira ngo ntimugacogore, kuko gusenga, kubana n'Imana, kuko kubana n'Imana ni ibintu byiza by'agaciro gakomeye. Rero nshuti yanjye, wewe wabanye natwe ku munsi wa mbere turi gusenga, Imana ivuga ko izinze page y'amateka mabi. Uyu munsi nanone nguhaye kaze, nguhaye karibu, kugira ngo ukurikire iri rembo rya kabiri Yesu afunze. Ni irembo ryitwa izina ribi. Uyu munsi wa none nje kukubwira ko Yesu aje gufunga iri rembo ryubatswe n'umwijima, ryubatswe na Satani, rigiye izina ribi. Hari izina ribi witwa muri quartier, hari izina ribi witwa aho ukomoka, hari izina ribi abantu bagiye bakwita mu buryo bugiye butandukanye. Ariko uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi rikugenewe, rivuga ko iri rembo ry'izina ribi witwa Imana irarifunze. Imana iravuze ngo irarifunze. Imana iravuze ngo irarifunze. Imana iravuze ngo irarifunze, kandi ntabwo rizongera kubyutsa umutwe ku buzima bwawe. Iri zina ribi witwa, iri zina ribi witwa ryo kwitwa umurozi, iri zina ribi witwa ryo kwitwa umuriganya. Kwibutse ko Yakobo nawe atarahindurwa izina, yitwaga Yakobo, byasobanuraga umuriganya, ariko Imana imuhinduriye izina yitwa Isiraheli, bisobanuye ubwoko bw'Imana. Ndakwinginga nshuti yanjye, kugira ngo nawe ubyizere ko iri rembo ryo kwitwa izina ribi uyu munsi wa none Yesu ararifunze, kandi ntabwo rizongera kugaruka, ntabwo rizongera kugaruka. Nyemera dusengana Imana. Itumara gusengana Imana, wizere ko Imana igiye kubikora, wizere ko Imana igiye kubirangiza, wizere ko Imana igiye kurifunga, kandi turaguma tunaganire ku magambo y'Imana. Ndagukumbuza kubana natwe. Turagushimiye Yesu. Hari abantu badukurikiranye, nubaho umugisha, kandi aya magambo agira agaciro kugiye kuryumva, abashe kumuhindura no kumukomeza. Tubizeye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nyemerera dusome aya magambo y'Imana ari muri Yesaya cyangwa Izayi, ibice bya 58. Yesaya, turahera ku murongo wa 3 dusoma. Wumva ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Aya n'ubuhanuzi Imana yambwiye ngo hari abantu Imana ikuyeho amazina mabi. Haleluya! Hari abantu Imana ikuyeho amazina mabi. Izina ribi witwa birarangiye, izina ribi bagushinja rirarangiye ukimara kunkurikira. Umurongo wa 3 aravuze ngo, ndetse barabaza bati, mbese igituma twiriza ubusa ntitubyiteho n'iki? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mbiterwa nuko ku munsi wanyu
wo kwiyiriza ubusa mwamubonye uko mwinezeza ubwanyu mukagira nabi abakozi banyu bose. Dore icyo kwiyiriza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi n'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiriza ubusa uko bikwiriye, byatumye ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibarizamo akubita umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo ni byo wita kwiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Ahubwo kwiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose. Mana ishimwe. Kandi ukarekura, ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona wambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahira ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Yego. Kandi Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye, maze nuntabaza Uwiteka azagutabara. Nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihohotera umushonji, ugahaza imyambaro, umucyo wawe ugaherako uva mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe amanywa y'ihangu. Imana itugire neza cyane. Dusomye amagambo meza ari muri Yesaya cyangwa Izayi ibice bya 52. Dusomye amagambo atubwira imbaraga zo kwiriza ubusa cyangwa akamaro ko kwiriza ubusa cyangwa gusenga nyakuri. Abantu benshi bakunze gutekereza ko gusenga nyakuri ari kwiriza ubusa. Nabyo ni byiza, ukambara ibigunira, ukamara iminsi myinshi ufungiranye, utava mu nzu. Nabyo reka mvuge ngo ni byiza ukabikora. Ariko Bibiri duhaye umurongo mwiza, iratubwira ngo dore icyo bita kwiriza ubusa nyakuri ni ugufasha abatishoboye, ugafasha abashonje, ugafasha abameze nabi bari mu kaga, ugafasha abababaye. Ngo ibyo nibyo Uwiteka Imana azahita akora. Ngo uzajya umutabaza, akwitabe, akubwire ngo ndi hano, cyangwa karame ndi hano. Imana ihimbazwe cyane. Ndashaka kubwira nshuti yanjye, mwene data, wowe uri kunkurikira, uyu munsi wa none si ibya kera. Imbere y'Imana ufite izina ribi ry'ubugugu, ryo kudatanga, ryo kudafasha imfubyi, ryo kudafasha abatishoboye. Ariko uyu munsi wa none Yesu arashaka kuguhindurira izina ribi. Yesu yambwiye ngo arashaka gukuraho iryo zina ribi.
iryo zina ribi birarangiye. Ukimara kunkurikira, uri kumvira ijambo, uri kumva ubuhanuzi, uri kumva ubutumwa, uri kumva aya magambo yawe akugenewe, Imana iri kumbwira ngo ninkubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo kugira ngo irembo ry'izina ribi Yesu arifunge. Yesu afunze iri rembo ribi kandi ararifunze ubutazongera gufunguka ukundi. Yesu arifunze ubutazongera kubyutsa umutwe ukundi. Yesu arifunze ubutazongera kongera kuzamura umutwe ukundi. Haleluya. Shelabine ande kosabine foremande kutala bin elasie olome sakatala bo chantake bene andistance lome. Ufite izina ribi kasike satani yagushyizeho, nawe ubwawe waranayije, waranagerageje gukora ariko ntabwo bihinduka. Ariko ndagira ngo ubwire ngo muri aya masengesho turimo wiyeranje ubikore, ufashe abatishoboye. Nukuri ugerageze umukene ufasha, ugerageze umuntu utambaye wambika. Kandi nukuri nanjye nabakubonera, unanyandikire kuri WhatsApp umbwira ati ndashaka gukorera Imana, ndashaka kugira umuntu nafasha. Ndabafite benshi nakubwira, ariko basi nawe Yesu aguhindurira izina ribi. Iri zina lebosiregra, iri zina ribi uyu munsi wa none rirarangiye. Yesu arambwiye ngo birarangiye. Yesu arambwiye ngo birashize. Yesu arambwiye ngo abikuyeho. Yesu arambwiye ngo igihe cyawe cyo guseka kirageze, igihe cyawe cyo gutabarwa kirageze, igihe cyo kwitwa amazina y'imeza kirageze. Iri zina ry'ubujura, iri zina ry'ubuhemu, iri zina ry'amagambo mabi, iri zina ryo gusebanya, Yesu ararihindura. Icyo usabwa ni ukumwizera. Yambwiye ngo uyu munsi wa kabiri aje gufunga izina ribi. Iri rembo ryo kwitwa izina ribi, iyo ufite izina ribi abantu barakwanga. Iyo ufite izina ribi abantu bakuvuga nabi. Iyo ufite izina ribi abantu bagusebya bwihishwa. Ariko uyu munsi wa none Yesu aguhinduye izina ribi, aguhinduriye izina. Iri rembo ry'izina ribi satani yafukuye ku buzima bwawe, Yesu arikuyeho. Uyu munsi ubyizere ko Yesu aguhinduriye izina. Ni igihe cyawe cyo kwakira izina ryiza, ni igihe cyawe cyo kwakira izina ry'amahoro ku buzima bwawe. Ese kura witwa umusinzi ntibikurambiye? Iri zina ryo kwitwa umusinzi Uwiteka Imana arikuyeho. Iri zina ryo kwitwa umurozi Uwiteka Imana arikuyeho. Iri zina ryo kubeshyerwa Uwiteka Imana arikuyeho. Iri zina wiswe muri karitsiye Yesu arikuyeho. Ahubwo akuremere witwa izina ryiza. Hasifiwe sana, Imana ishimwe cyane. Yesu yambwiye ngo ninkubwire ngo aje gukuraho izina ribi, aje gufungira irembo ry'izina ribi. Yesu yambwiye ngo aje gukuraho izina ribi. Aho utuye bagiye kubimenya, aho uri bagiye kubimenya ko Yesu agukuyeho izina ribi. Iryo zina ryo kwitwa umushomeri rirarambiranye. Uyu munsi wa none akira akazi k'umugisha. Iri zina ryo kwitwa kutabyara birarambiranye. Uyu munsi Uwiteka Imana aguhaye guheka. Iri zina ryo kwitwa uko bashaka nuko babigambira bakakuvuga uko bashaka. Uyu munsi wa none ugizere ko Imana birangije. Yesu aguhinduriye izina. Halabose kitalabose foremaye. Iri zina ryo kwitwa umupangaye, kutagira inzu nawe bwite.
uyu munsi wa none birarangiye. Uwiteka Imana guhereje inzu y'umugisha. Iri zina ryo kwitwa umusinzi Uwiteka Imana rirangije, nawe aguhaye kwitwa umukozi w'Imana. Iri zina Satani yakwise bitewe n'igihe uhagazemo, Imana irarangije. Uwiteka Imana afunze amarembo y'amazina mabi. Yesu arambwiye ngo afunze amarembo y'amazina mabi. Uwiteka Imana afunze amarembo y'amazina mabi. Jenebo siketelebo sansodra. Tugiye gufata akanya dusengane. Ariko birashoboka kugize ikivuzo cyiza, birashoboka kugize umwanya mwiza, birashoboka kugize ishyaka ryiza, birashoboka kugize ikivuzo cya gitwari, ukavuga ngo nanjye ndashaka ko Yesu wanyubakaho izina ryiza, wanyubakaho Imana ishimwe. Icyama ukabyizera. Izina wiswe n'igihe, izina wiswe n'ubuzima, izina wiswe n'amateka mabi, Uwiteka Imana ararihinduye, akuhaye izina rishya. Akira izina rishya, akira izina rishya, akira guhindurirwa izina, akira umugisha wawe, akira guseka, akira kubohoka, akira amahoro y'Imana, akira igitangaza cy'Imana, akira kugubwa neza, akira umugisha wawe wariganyijwe, kuko Uwiteka Imana guhindura izina. Turagushimiye Mwami wanjye Yesu Kristo, turagushimiye Kristo mwiza. Aka kanya n'uyu munota, uyu muntu wese warurushye afite amazina mabi amutagangaje, ndamusengeye uyu munsi wa none, funze amarembo y'amazina mabi Satani yise abantu bawe. Uhereye aka kanya ikiganza cy'Uwiteka Imana kize kuyu muntu, kize kuyu muntu urushye kandi aremerewe. Ineza y'Imana imubonekeho, yinjire muri presence yawe, yinjire mu gitangaza cy'Imana, abohoke. Ineza y'Imana imugote, imbaraga z'Uwiteka Imana izimubeho kandi aseke nk'abandi, yinjire mu mugambi w'Imana. Tugushimiye kuko uri Imana ibyumvise, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Akira guhindurwa izina mu izina rya Yesu, akira guhindurwa izina n'Uwiteka Imana bivuze, byakire n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen.